Kamanze ngusuze kandi nongere nguhe ikaze wowe ukomeje gukurikira Trust TV. Ariko reka mbanze nkubaze iki kibazo. Ese wizihiza Pasika? Ese Pasika wizihiza yavuye he? Niba utayizihiza se ntukeneye kumenya amakuru y'aho yaturutse? Ese bashumba umushuka abakristo ngo bizihize Pasika kandi ari ibihimbano? Ese Pasika yo muri Bibiliya abakristo bizera ntitandukanye n'iyo twizihiza ubu ngubu? Ya none yavuye he? Pasika yavuye he? Follow Trust TV. Pasika, Passover mu Cyongereza, ni ijambo rivuga kunyuraho, kuko Abisirayeli bakoreye kubigaragara bakarindwa marayika murimbuzi. Uyu marayika murimbuzi yanyuze ku mazu bari barimo igihe bari mu Misiri. Marayika ntago yigeze arimbura imfura zabo kubw'amaraso bari basize ku nkomanizo z'imiryango y'inzu zabo. Kuri bo Pasika yari ikimenyetso cyo kuva muri Egiputa mu Misiri bakajya i Kanani. Aya ni amateka ari mu gitabo cya Bibiliya abakristo bizereramo. Ibi turabisanga mu gitabo cyo kuvanwa mu Misiri ibice 12 umurongo wa 13 kugeza ku wa 14. Haranditswe ngo ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure. Ubwo nzatera igihugu cya Egiputa, kandi uwo munsi uzababera urwibutso. Muzawuziririze uwo umunsi mukuru w'Uwiteka. Mu bihe byanyu byose muzajye muziririza, ribe itegeko ryanjye ry'iteka ryose. Dore uko ibi byose byakozwe Abisirayeli bitegura kuva mu Misiri. Bariye umwana w'intama wa Pasika, bawurisha imboga zisharira n'imitsima idasembuye. Bawuriye vuba vuba bahagaze, bakenyeye, bakwesa inkweto, ari byo twe twita kwambara inkweto. Bafashe inkoni, umuryango wose uri kumwe. Nyuma yo kurya, basize amaraso y'uwo mwana w'intama ku nkomanizo no mu ruhamo rw'umuryango. Ibi turabisanga n'ubundi mu kuvanwa mu Misiri, cyangwa se igitabo cyo kuva, cyangwa se imuka Misiri bitewe na Bibiliya ukoresha, ibice 12 umurongo wa 1 kugeza ku wa 13. Amagambo uragira uti Uwiteka abwiriza Mose ibya Pasika. Uwiteka abwirira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa ati, uku kwezi kuzababera imfura y'amezi, kuzababera ukwezi kwa mbere mu mwaka. Mubwire iteraniro rya Isirayeli ryose ku wa 10 w'uku kwezi umuntu wese yindira umwana w'intama uko amazu ya base ari, umwana w'intama umwe mu nzu imwe. Kandi niba inzara ntitari bumara umwana w'intama, asangire n'umuturanyi we bahereranye, bawufatanye uko umubare w'abantu uri. Uko imirire y'umuntu wese iri, aba ariko muzabara umubare w'abasangira umwana w'intama. Umwana w'intama wanyu cyangwa umwana w'ihene ntuzagire inenge, uzabisekuruma itaramara umwaka. Muzawukure mu ntama cyangwa mu ihene, muzawurindiriza umunsi wa 14 w'ukwezi. Iteraniro ryose ry'Abisirayeli bazawubikire nimugoroba, bazenda amaraso bayasige ku nkomanizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango by'amazu bawuririyemo. Muri iryo joro bazarya inyama zawo zokeje, bazirishe imitsima idasembuwe, bazirishe n'imboga zisharira. Ntimuzazirye mbisi cyangwa zitetse, keretse zokeje. Igihanga cyawo n'ibinono byawo n'ibyo mu nda byawo ntimuzagire icyo musiga ngo kirare. Iziraye muzazose. Uko aba ariko muzazirya, muzazirye mukenyeye, mukwesa inkweto, mwitwaje inkoni, muzazirye vuba vuba. Iyo niyo Pasika y'Uwiteka. Kuko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa, nkica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo, n'imana z'Abanyegiputa zose nzasohoza amateka nziciriyeho. Ndi Uwiteka. Ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure. Ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Ibi byose bakoraga byari bifite ubusobanuro. Umwana w'intama
washushanyaga Yezu Kristo cyangwa se Yesu Kristo, uwabambwe akiri umusore azira inenge. Imboga zisharira zashushanyagwa kubabazwa n'ibyaha. Kwirya bahagaze bicumbye inkoni bakwese n'inkweto byashushanyaga kwitegura urugendo bamaramaje. Gusiga amaraso ku nkomanizo no ku ruhomo rw'umuryango babigereranya n'ubushobozi n'uburinzi biterwa no kwizera amaraso ya Yesu Kristo. Ibi turabisanga mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 11 umurongo wa 28. Mu Baheburayo ibice 11 umurongo wa 28 haranditswe ngo kwizera niko kwatumye arema Pasika no kuminjagira amaraso kugira ngo urimbura abana b'imfura atabakoraho. Umuntu wese wari kumwe n'Abisirayeli akemera ibyabo yari yemerewe iyo Pasika, uhereye ku bana kugeza ku basaza, kuko Yesu yacunguye bose. Nyuma yo kugera i Kanani batambaga ibitambo bishushanya Kristo. Pasika yamaraga iminsi 7. Baryaga ibya Pasika bicaye begamiye iburyo, bafite umukene wo kuboza ibirenge. Bakoreshaga imitsima idasembuwe y'ingano n'ibigori. Ibi turabisanga muri Yesuwa ibice 5 umurongo wa 10 kugeza ku wa 12. Haranditswe ngo nuko Abisirayeli babamba amahema i Gilugali baziririza Pasika ku munsi wa 14 w'ukwezi nimugoroba mu kibaya cy'Yeriko. Bukeye bw'umunsi wa Pasika, uwo munsi nyine bawuryaho ibigugu by'ingano zo muri icyo gihugu n'udutsima tudasembuwe n'ibigori bikaranze. Pasika yakorerwaga i Yerusalemu honyine. Umuryango wose wazaga muri Pasika. Ibi byanditswe mu Ngoma za Kabiri ibice 30 kuva ku murongo wa 13 kugeza ku wa 17. Pasika mu Isezerano Rishya. Pasika yatanzwe na Yesu mu cyumba cyo hejuru. Ibi turabisanga muri Luka ibice 22 umurongo wa 7 kugeza ku wa 20. Pasika yo mu Isezerano Rishya yatanzwe na Yesu. Yatanzwe na Yesu mu cyumba cyo hejuru. Yesu yogeje ibirenge intumwa ze kandi abategeka kujya babyozanya igihe cyose bakoze uwo muhango. Ibi turabisanga muri Yohana ibice 13 umurongo wa 14. Haranditswe ngo nuko rero ubwo mbogeje ibirenge kandi shobuja n'umwigisha, niko namwe mukwiriye kubyozanya. Bakoresheje imitsima cyangwa se imigati idasembuwe ndetse na divayi y'umutobe. Ibi nabyo turabisanga muri Luka ibice 5 umurongo wa 38. Haranditswe ngo ahubwo ibikwiye no gusuka vino y'umutobe mu mifuka mishya. Muri iryo funguro ryera Yesu yasangiye n'abigishwa be. Ntiyirukanye Yuda umugambanyi, uwo yari azi neza ko yamugambaniye. Umutsima cyangwa se umugati umwe Yesu yamanyaguye n'igikombe kimwe banyweraho, byose byashushanyaga umubiri we n'amaraso ye nk'isoko imwe yo gukiza abanyabyaha. Pasika yo mu Isezerano rya kera niryo funguro ryera ry'Isezerano Rishya. Ni urwibutso rwo gupfa no kuzuka by'Umwami wacu Yesu Kristo. Ibi turabisanga muri Luka ibice 22 umurongo wa 19 kugeza ku wa 20. Yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha, arababwira ati uyu ni umubiri wanjye batangiwe, mujye mukorera mutya kugira ngo munyibuke. N'igikombe kigenza atyo bamaze kurya ati iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye ava ku bwanyu. Twibuka urupfu rwa Yesu no gucungurwa kwa muntu. Ugomba gukorwa neza uko byategetswe na Yesu kugeza ku mpera y'isi. Ibi turabisanga mu Bakorinto ba mbere ibice 11 umurongo wa 26 kugeza kwa 30. Mu Isezerano Rishya, Pasika nayo yari ifite ubusobanuro bwayo bufitanye isano nk'ubwo mu Isezerano rya kera. Mu cyumba cyo hejuru n'amaso yo kwizera. Imitsima idasembuwe isobanura ukuri no kutaryarya. Koza ibirenge bivuga kubabara no gukorera abandi. Kutirukana Yuda bitwigisha kutagira umunyabyaha duheza ku ifunguro ryera. Igihe yasobanuriwe neza iby'uwo muhango ariko akemera kuwubamo, kuko Yesu ari we muti n'umukiza w'abantu bose. Ndetse no muri Pasika y'Abayuda umuntu wabaga yahumanye ntibyamubuzaga kuyijyamo.
Ibi turabisanga mu kubara ibice 9 umurongo wa 10. Bwira Abisirayeli uti nihagira umuntu muri mwe cyangwa mu rubyaro rwanyu cyangwa uri mu rugendo rwa kure, nubwo bimeze bityo aziririza Uwiteka Pasika. Ndetse no mu ngoma za kabiri ibice 30 umurongo wa 17 haranditswe ngo kuko mu itorero harimo benshi batiyejeje, nicyo cyatumye Abalewi bategekwa kubagira intama ya Pasika umuntu wese udatunganye ngo babereze Uwiteka. Nk'uko iminsi 7 ariyo yo gukora imyiteguro ya Pasika, niko umuntu wese asabwa imyiteguro yo mu mutima yo kwihana no kwatura ibyaha kugira ngo yezwe n'urwo rwibutso, aho gucirwaho iteka narwo. Ibi turabisanga mu Bakorinto ba mbere ibice 11 umurongo wa 27 kugeza kwa 33. Kera uwihezaga muri Pasika yacibwaga mu Bisirayeli. Mu Isezerano Rishya aho Yesu ari, niho abanyabyaha babyiganiraga ngo bakizwe nawe, kuko Umucunguzi yavuze ati aho intumbiri niho inkongoro ziteranira. Ibi turabisanga muri Matayo ibice 24 umurongo wa 28. Reka turebere hamwe, ese Pasika kuri iki gihe ifatwa gute mu madini n'amatorero ya Gikristo? Ifunguro ryera seryo. Kuri ubu Pasika ikorwa mu madini n'amatorero anyuranye yo ku isi ahenshi isigaranye izina gusa, naho imikorere yayo ni imihimbano ivanzwemo n'imigenzo bitategetswe na Kristo Yesu. Muzabigenzure namwe. Pasika y'ubu ntisa n'iyakorewe mu Egiputa igihe biteguraga kuvayo, ntihuye n'iy'Abisirayeli bakoreraga i Kanani. Ibiriho ubu ntabwo bihuje n'ibyo Yesu yakoreye abigishwa be ngo isimbure izo zombi zayibanjirije. Ibi turabisanga mu Bakorinto ba mbere ibice 10 umurongo wa 14 kugeza kwa 22. Iyi mihango ya Pasika ngarukamwaka ikorwa hagati y'itariki ya 21 z'ukwa gatatu n'iya 18 z'ukwa kane. Buri mwaka yashyizweho n'itorero Gatolika bikozwe n'abapapa 4 bariho, aribo Papa Tresfor wo mu mwaka w'125 wagejeje mu mwaka w'136 na Papa Pio wa mbere wo kuva mu mwaka w'140 kugeza ku mwaka w'150 na Papa Anseti wo mu mwaka w'155 kugeza mu mwaka w'166 ndetse na Papa Victor w'189 kugeza mu mwaka w'199. Uyu mupapa Victor niwe wategetse abepiskopi ko bareka guhimbaza Pasika Kiyahudi. Byemejwe burundu mu nama y'Inise mu mwaka wa 325 nyuma ya Kristo. Iyi Pasika igomba kuba ku cyumweru gusa, kuwa mbere w'iminsi 7, kandi ikabanzirizwa n'igisibo cy'iminsi 40 ku Bagatolika. Umunsi bakawita umunsi mukuru w'izuka rya Kristo Yesu. Reka dusoma Abakorinto ibice 5 umurongo wa 7 n'uwa 8. Mu Bakorinto ba mbere ibice 5 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8 haranditswe ngo nuko mwiyezeho umusemburo wa kera kugira ngo mubirobere ishya, mube mutakirimo umusemburo wa kera koko kuko Pasika yacu yatambwe ari we Kristo. Nuko rero tujye tuziririza iminsi mikuru tudafite umusemburo wa kera cyangwa umusemburo ari wo gomwa n'ibibi, ahubwo tugira imitsima idasembuye ariyo kuri no kutaryarya. Mwakoze kubana na Trust TV mu biganiro bagezaho bitandukanye. Twizere ko mwasobanukiwe. Ukoreshe ya ubutumwa bugeze ku bandi. Reka nkwifuriza amahoro n'imigisha y'Imana. Follow Trust TV.